Munyemerere mbasuhuze nshuti bavandimwe, Imana iduhane umugisha. Njyewe muganira amazina ni Mugizeneza Jean Paul. Erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16. Wifuza kureba ibyigisho natambukije bigaragara, wagana muri YouTube ukandikamo amazina mvuze haruguru, ukareba icyigisho wakenera kikagufasha. Uyu munsi rero nifuje yuko twaganira ku cyigisho kivuga ngo umubatizo. Wagana muri Bibiliya yawe ukareba muri Matayo igice cya 3 umurongo wa 13 kugeza umurongo wa 17, Mariko igice cya mbere umurongo wa 9 kugeza uwa 11, ndetse na Luka igice cya 3 umurongo wa 21 n'uwa 22. Dusenge. Turagushimye Mwami Imana ishobora byose, tugushimiye uburinzi n'ineza uhora utugirira uko bwije n'uko bukeye. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Imbere yawe niho tubonera amahoro, ibyo twabonaga nk'ibidashoboka tugasanga biremeye. Ngaho twemerere Mwuka wawe wera abane n'imitima yacu, kandi atubashishe kumva ijambo tugiye kwiga muri aka kanya. Tubisabye mu izina rya Yesu, amena. Umubatizo. Inkuru y'umuhanuzi wo mu butayu n'amagambo ye atangaje yamamaye i Galilaya. Ubutumwa bugera ku bahinzi bo mu birorero byo mu misozi isuzuguritse no ku barobyi bari ku nyanja, maze iyi mitima yicishije bugufi yuzuye ubushake ibona igisubizo cy'ukuri ku byo bibazaga. I Nazareti. Iyi nkuru ivugirwa mu ibarizo ryari irya Yozefu, maze habaho uwumvise iryo rarika. Igihe cye cyari kigeze, ava ku mirimo ye ya buri munsi, asezera kuri nyina, maze akurikira abandi bo muri icyo kirorero bari berekeje iyo kuri Yorodani. Yesu na Yohana umubatiza bari ababyara, kandi hari ibyo bari bahuje mu ivuka ryabo. Nyamara ntabwo bari baziranye mu buryo bugaragara. Mu buzima bwa Yesu yari yarabaye i Nazareti y'i Galilaya, naho Yohana we yiberaga mu butayu bw'i Yudaya. Muri uko kuba ahantu hatandukanye, babayeho mu buzima butandukanye n'ubw'abandi, kandi ntibari barigeze bamenyana. Hari imbaraga yatumye bigenda bityo. Nta na hamwe hari guturuka urwikekwe ko bari bafite akagambane k'umwe yahamya iby'undi. Yohana yari azi neza uko ivuka rya Yesu ryagenze. Yari yarumvise uko mu bwana bwe yaje i Yerusalemu, n'uko byagenze ubwo yahuraga n'abigisha amategeko. Yari azi iby'ubuzima bwe buzira icyaha, kandi akanemera ko ari we Mesiya. Ariko iki ntabwo yari agifitiye igihamya nyacyo. Kubera ko Yesu imyaka ye myinshi yayimaze atazwi na benshi, ntacyo agaragaza cyihariye ku murimo we, byatumye habaho gushidikanya niba ari we wari warasezeranywe. Ariko umubatiza, nubwo byari bimeze bityo, akomeza gutegerezanya kwizera, yizera ko mu gihe gikwiriye cy'Imana byose bizabasha gusobanuka. Byari byaramuhishuriwe yuko Mesiya azamusanganywa mubatize, kandi ko ikimenyetso kigaragaza imico ye mvajuru kizagaragara, bityo akabona kumwereka abantu. Ubwo Yesu yazaga kubatizwa, Yohana yamubonyemo imico idasanzwe atigeze abona mu wundi muntu uwo ari we wese. Ubwiza bwe bwagaragazaga ubuziranenge buva ku Mana, kandi
ari ubwo kubahwa mu mbaga y'abantu yari iteranye aho kuri Yorodani. Ibyo Yohana yumvaga byari inkuru zishishana z'ibyaha byakozwe, kandi yari yarahuye n'imitima ishenjagurwa n'umutwaro w'ibyaha bitagira akagero, ariko ntiyari yagahuye n'umuntu ufite impumeko mvajuru. Ibi byose byahamanyaga n'ibyo Yohana yari yeretswe ku byerekeye Mesiya. Nyamara yanze gukora icyo Yesu yamusabaga. Yabasha ate we munyabyaha kubatiza uwo muziranenge? Kandi kuki uwo utari ukeneye kwicuza ibyaha yaza muri iki gikorwa cyagenewe abagomba kwatura ibyaha ngo bibone kubezwaho? Ubwo Yesu yasabaga kubatizwa, Yohana yasubiye inyuma aravuga ati, ko ari njye wari ukwiriye kubatizwa nawe, none ni wowe usanze? Mu ijwi ryitonze nyamara rifite ububasha, Yesu aramusubiza ati, emera ubikore, kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Maze Yohana amaze kwemera, ajyana n'umukiza muri Yorodani, amwibiza hasi mu mazi. Yesu amaze kubatizwa, uwo mwanya ava mu mazi, ijuru riramukingukira, abona Mwuka w'Imana amanuka asa n'inuma amujyaho. Yesu ntiyabatijwe nk'uwicuza ibyaha bye. Yishushanyije n'abanyabyaha, atera intambwe tugomba gutera, kandi akora ibyo tugomba gukora. Imibereho ye yo kubabazwa no kwihangana nyuma yo kubatizwa kwe nabyo byari icyitegererezo kuri twe. Amaze kuva mu mazi, Yesu yicisha bugufi arasenga ari ku nkombe y'umugezi. Ibihe bishya byari bikinguwe imbere ye. Ubu noneho yari agiye ahirengeye, atangiye urugamba mu mibereho ye. Nubwo yari umwami w'amahoro, kuza kwe kwagombaga kuba nk'inkota ikuwe mu rwubati. Ubwami yari aje kwimika bwari butandukanye n'ubwo Abayuda bifuzaga. Uwari urufatiro rw'imico n'imibereho ya Isirayeli yari gusuzugurwa nk'umwanzi wabo n'umurimbuzi. Uwo wari waratanze amategeko ku musozi Sinayi yagombaga gucirwaho iteka nk'ugomera amategeko. Uwari warazanywe no guca ingoyi y'imbaraga ya Satani yari agiye kwitwa ko ari Bezebuli. Nta n'umwe ku isi wari umusobanukiwe, kandi mu gihe cy'umurimo we yagombaga kugenda wenyine. Mu mibereho ye yose, nyina na bene nyina ntibigeze basobanukirwa iby'umurimo we, ndetse n'abigishwa be ntibigeze bamusobanukirwa. Yari yarabaye mu mucyo w'iteka nk'umwe n'Imana, ariko imibereho ye yo ku isi igomba kuba iyo kwitandukanya n'abandi. Nk'umwe muri twe yagombaga kwikorera umutwaro w'icyaha n'agahinda. Utarakoze icyaha yagombaga kumva ibyo gukozwa isoni n'icyaha. Umukunzi w'amahoro yagombaga guhora mu ntambara z'abatumvikana. Ukuri kugomba kubana n'ibinyoma, kwera kukabana n'inkozi z'ibibi. Icyaha cyose, amacakubiri yose, ukwifuza kubi kose byari byaratewe no gucumura, nibyo byashenguraga ubugingo bwe. Yagombaga kunyura iyo nzira ari we wenyine, akagomba kwikorera uwo mutwaro ari wenyine. Uwo wari wiyambuye icyubahiro maze akemera intege nke za kimuntu. Muri we niho hari ugucungurwa kw'abatuye isi.
yabonye kandi yumva uburemere bwabyo, ariko uwo mugambi we ntiwatezuka. Mu maboko ye niho hari agakiza k'ubwoko bwacumuye, kandi yarambuye ukuboko kwe ngo gufate mu kiganza cy'urukundo rw'ushobora byose. Gukebuka k'umucunguzi kwasaga no guhinguranya ijuru ubwo yakinguriraga umutima we mu masengesho. Yego, yari azi uko icyaha cyanangiye imitima y'abantu, n'uburyo bizaba bikomeye ngo basobanukirwe n'umurimo we, ngo babashe kwemera impano ye y'agakiza. Yinginze se ngo abahe imbaraga zitsinda kutizera kwabo, ngo ace iminyururu Satani yababohesheje, kandi ahagaze mu mwanya wabo ngo batsinde uwo murimbuzi. Yasabye igihamya y'uko Imana yemeye inyokomuntu binyuze mu mwana wayo wari wigize umuntu. Nta na rimwe abamarayika bari barigeze kumva isengesho nk'iryo. Bari bafite amatsiko yo gushyira umugaba wabo bakunda ubutumwa bwo kumuhumuriza no kumukomeza. Ariko siko byagenze. Se ubwe niwe wari busubize gusenga k'umwana we. Umucyo w'icyubahiro cye umurika uturutse ku ntebe y'ubwami, ijuru rirakinguka, maze ku mutwe w'umucunguzi hamanukira igisa n'inuma igoswe n'umucyo w'agatangaza, ikimenyetso gikwiriye uwo mugwaneza kandi wicisha bugufi. Mu mbaga y'abari bateraniye kuri Yorodani, usibye Yohana wenyine niwe washoboye gusobanukirwa n'uko guhishurwa kuvuye mu ijuru. Nyamara icyo gitangaza cy'uko ijuru ryari kumwe nabo cyageze kuri buri wese wari muri iryo teraniro. Abantu bose bahagaze bucece batumbiriye Kristo. Igihagararo cye cyari cyuhagijwe umucyo uhora uzengurutse intebe y'ubwami y'Imana. Mu maso he hari hahinduwe huzuye icyubahiro kitigeze kubonwa mu maso ya muntu. Mu ijuru rikinguwe humvikana ijwi rivuga riti, nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Aya magambo yo gushimangira yatangiwe kugira ngo yongerere kwizera abari babonye ibyari bimaze kuba, no gukomeza Umukiza mu murimo we. Hatitawe ko ibyaha by'abari mu isi byari bigeretswe kuri Kristo, hatitawe ko gukozwa isoni no gushyirwaho kamere yacu yacumuye, ijwi rivuye mu ijuru rirangurura ko ari umwana w'Uhoraho. Yohana yari yatwawe ubwo yabonaga Yesu yubama nk'uwinginga Imana, yingingana amarira ngo yemerwe na Se. Ubwo icyubahiro cy'Imana cyamugotaga n'ijwi riturutse mu ijuru rikumvikana, Yohana yasobanukiwe n'igihembo Imana yari yarasezeranye. Yamenye ko umucunguzi w'isi ari we amaze kubatiza. Mwuka Wera aramumanukira, maze arambura ukuboko kwe akwerekeza kuri Yesu, avuga mu ijwi rirenga ati, nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Nta n'umwe mu bumvaga ndetse n'uwavugaga ubwe wabashije gusobanukirwa n'inkomoko y'aya magambo. Ntama w'Imana ku musozi wa Moriya
Aburahamu yumvise ikibazo cy'umuhungu we, amubaza ati, data, umwana w'intama urihe w'igitambo cyo koswa? Se aramusubiza ati, mwana wanjye, Imana iri bwibonere umwana w'intama w'igitambo cyo koswa. Mu Itangiriro igice cya 22 umurongo wa 7 n'umurongo wa 8. Mu ntama yatanzwe n'Imana ubwayo mu cyimbo cya Isaka, Aburahamu yabonye ikimenyetso cy'uwo wagombaga gupfa kubera ibyaha by'abantu. Mwuka Wera anyuze muri Yesaya yatanze urugero ubwo yahanuraga iby'umucunguzi amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga. Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Yesaya igice cya 53 umurongo wa 7 n'umurongo wa 6. Ariko abantu bo mu Isirayeli ntibari barasobanukiwe n'icyo cyigisho. Benshi muri bo bafataga igitambo nk'uko abapagani nabo bafataga ibitambo byabo nk'impano bo ubwabo bahongereraga ibigirwamana byabo. Imana yifuzaga kubigisha ko mu rukundo rwayo haturuka impano yongera kubahuza nawe ubwe. Kandi amagambo yabwiye Yesu kuri Yorodani, nguyu umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira, akubiyemo inyoko muntu yose Imana yabwiye Yesu nk'uwari uduhagarariye. Mu byaha byacu byose n'intege nke zacu ntabwo tujugunywa hirya nk'abadafite agaciro. Ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye mu mukiza wayo. Abefesi igice cya 1 umurongo wa 6. Icyubahiro cyari kuri Yesu ni igihamya cy'urukundo rw'Imana kuri twe, kitumenyesha imbaraga zo gusenga. Uko ijwi ry'umuntu ribasha kugera mu gutwi kw'Imana maze kwinginga kwacu kukemerwa mu ngoro yo mu ijuru. Bitewe n'icyaha isi yatandukanijwe n'ijuru, maze haza umworera utuma tutumvikana, ariko Yesu yongeye guhuza isi n'ijuru binyuze mu cyubahiro cye. Urukundo rwe ruzengurutse umuntu maze rukagera hejuru mu ijuru. Umucyo wamanutse uva mu miryango ikinguye irabagirana ukamanukira ku mutwe w'umucunguzi wacu. Natwe uzatumanukira ubwo tuzaba dusenga ngo duhabwe imbaraga yo kunesha ibishuko by'umwanzi. Ijwi ryavuganye na Yesu ribwira uwizera wese ngo, nguyu umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzaba ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Urwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 2. Umucunguzi wacu yakinguye inzira kugira ngo umunyabyaha ruharwa, ufite ubukene bukabije, urenganya ndetse agasuzugurwa birenze urugero, abashe kubona umwanya imbere ya Data wa twese. Ngo bose bagire umwanya mu mazu Yesu yagiye kubategurira. Uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo ati, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawe ubasha kurukinga. Ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 7 n'umurongo wa 8. Nshuti muvandimwe, muri iki cyigisho tubonye uburyo Yesu yabatejwe, uburyo yamanutse akajya mu mazi. Hariho umwami umwe, hariho kwizera kumwe, hariho n'umubatizo umwe. Ibyo bitwereka yuko umubatizo natwe dukwiriye kubatizwa uhamywa muri Bibiliya ari uwo kwibizwa mu mazi menshi. Nshuti muvandimwe,
reka nongere nkwibutse yuko Yesu ntabwo yabatijwe kubera yuko yari umunyabyaha, ahubwo yagiraga ngo aduhe urugero twebwe abanyabyaha dukwiriye gukurikiza. Ntabwo ukwiriye kuvuga rero ngo ubwo ndi umukiranutsi njye ntabwo nzabatizwa. Oya, ntabwo wakiranuka ngo urushe Yesu, ahubwo twese reka tugere ikirenge mu cye kandi twumve yuko uko yabisezeranye n'ubundi nitubatizwa tugahabwa mwuka wera kandi tukabyarwa n'amazi, tuzarushaho kuba abana b'Imana kandi ubwo azerekanwa tuzasa nawe. Nicyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Dusenga Imana. Turagushimye Mwami Imana ishobora byose, tugushimiye uburinzi n'ineza uhora utugirira uko bwije n'uko bukeye. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Imbere yawe niho tubonera amahoro. Ibyo twabonaga nk'ibidashoboka tugasanga biremeye. Ngaho twemerere mwuka wawe wera abane n'imitima yacu, kandi atubashishe kwijugunya mu biganza byawe, kandi atubashishe no kubatizwa umubatizo w'ukuri, kugira ngo tubyarwe n'amazi n'umwuka. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.